Hello, 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 bakunzi ba Brand TV, nakagaruka muri akanya kacu twabageneye kubagezaho amakuru y'ibyamamare yagezweho mu myidagaduro nyarwanda. Aka kanya tukaba tugiye kubagezaho amakuru y'ibyamamare. Ibyo byamamare murabizi mu industry nyarwanda bifite rumaze umwe n'aba host abandi barakinnye abandi ba DJs. Murabyumva muti? Amakuru tugiye kubagezaho nawe umuntu bita Muyango and DJ Brian and Kimenyi Yves na Krista. Murabazi murabamenyereye ibyo niba bamaze mu myidagaduro nyarwanda. Ibyo badukorera ni byinshi bitandukanye, guhostinga, kudica abandi n'abakinnyi. Krista nawe ni umuhosta. Akaba anakora n'ubunyamakuru. Murabyumva muti? Nuko intambara iri hagati iri kuvugwa juju iri hagati ya Brian, Krista, Muyango na Kimenyi, cyane cyane hagati ya Muyango na Krista. Krista ari kuvuga ngo ati nk'icyashenye urugo rwa Brian na Kimenyi gashobora kuba ari Brian wabiteye hagati ya Muyango na Kimenyi. Urwo rwego rushenye nk'uko Muyango aryamana na DJ Brian. Muyango rero akaba ari kubihakana, akaba yivuye inyuma akabihakana avuga ngo ati wapi ntabwo ibyo ntabwo aryamana na Brian, nta n'uwigeze amubona aryamana nawe. Rero akaba ari kuvuga ngo ati ngo ntabwo bigeze baryamana, akaba abihakana. Krista avuga ngo nicyo cyashenye urugo rwa Muyango na Kimenyi Yves. Rero tukaba tugira ngo mwumvire icyo mutuganira, inyunganizi, igitekerezo mwatugezaho muri comment mugasharinga, tukaza kuba tubagezaho andi makuru mwifuza mwumva mukeneye kumenya twabagezaho. Kimenyi Yves na Muyango bakaba bamaranye nyuma y'umwaka umwe bakoze ubukwe batandukanye. Yumvamo bakaba batari kubana, batakiri kuvuga rumwe n'iyi minsi. Kandi Kimenyi Yves muribuka saga yigeze kumubaho cyo muri APR bamushyira hanze bwambure bwiwe. Icyo gihe Muyango niwe wateye intambwe yo kudatereranya Kimenyi Yves barabana, ariko nyuma y'ibyo baje gukora ubukwe none nibwo batandukanye no gukora ubukwe. Ese ni Kimenyi udashobotse, ni Muyango udashobotse, ninde? Timura tubwire uko mubyumva namwe. Akaba Muyango mumenyere muri Miss Rwanda, akabayeho ngo yarahagaze atakiri mu kibaye masaga yabaye ya Prank Kid, wari ukuriye Miss Rwanda mu gihugu. Nyuma y'uko Moise atowe ajyanwa mu nkiko ngo ku ngufu nyine akabuswa ibintu nk'ibyo ngibyo. Abizi umuntu witwa Kimenyi Yves ni umukinnyi mu makipe atandukanye mu gihugu akomeye, amazina twaranyenewe n'ibikombe. Twiganira tuvuge kuri Bruce Melody kuko abana ari inzozi ko bivugwa kuba yakoze Stade Amahoro, ashaka kuyikorera muri Stade Amahoro, none yayuzuza. Mumbwire muri comment, urabona yayuzuza Bruce Melody cyageze ayuzuza n'iriya ndirimbo Pam Pam akoranye na Diamond, cyangwa arashaka kuzafata igitaramo kitirira akakitirira Chris Brown yaje mu Rwanda, ni nako Coach Derek ngo ashaka kumuzana akazariho bamuzana, ariko bigenda.
mwibuke gukora subscribe, share, like, comment, mutugezeho ibyifuzo byanyu, bazajya tubagezaho amakuru yanyu kuko nimwibagiwe kubikora kuri Brilliant TV. Tujya tubagezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'imikino, amakuru asanzwe, byose tujya tubigezaho gatanu kuri gatanu. Byumva mute? Muze mudutere inkunga, gukora subscribe, gukora share, like, comment. Iyo ni inkunga yanyu ikomeye muba muduhaye, muduteye. Murabyumva mute kuri iriya saga ziri mu myidagaduro, amakimbirane? Murabona ko bizatuma industry yacu itera imbere, badasenyera umugozi umwe, bakomeze bafatanye bateze imbere imyidagaduro. Kevin Kade ubu ngubu agiye gutarama muri Dallas ari kumwe na Element mwabanyashore mu ndege, agiye gusanga bita Tiger B The Ben. Agiye gutarama muri Rwanda Convention muri Amerika Dallas, iba buri mwaka. Ngubu bakaba Kevin Kade murabizi ko yikuye mu irushanwa rya Iwacu Muzika, ariko mu iserukiramuco muri tour izabera mu gihugu, izenguruka igihugu buri mwaka mu mpeshyi. Akayikuyemo bakayasimbujwe n'uwo bita Buda Kimotela. Ayo niyo mazina yose yitwa, afite amazina nk'ay'ishoka: Kimotela, Buda, Dog n'andi menshi. Bakaba rero bamusanze, bakaba rero ba Kevin Kade bakaba bahawe visa imyaka 10, we na Element buri wese visa y'imyaka 10, bemerewe kujya muri Amerika kuko babishaka. Ngubu bakaba tubona umuziki nyarwanda utangiye gutera imbere kubera ibitaramo. Abahanzi bari kugera ku bitaramo byinshi cyane hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bari kugenda batera imbere, taci yabo gukora cyane bitewe no gukora cyane, bashyizeho umuhate. Urabona ko aho byavuye ariho byageze, bajya bakomerezaho badufasha. Abantu namwe mukomeze mubafashe, mubakurikirane, mukore subscribe, murebe ibihangano byabo, mubyumve kuri Audiomack, Spotify, Amazon, Apple Music n'izindi zose, mbuga zose zicuruza umuziki. Uko niko kubatera inkunga, nibakora ibitaramo mubyitabire, mubatere inkunga. Ibyo ngibyo. Ciao nakagaruka, mukore subscribe kuri Brilliant TV.